barakwereka amayeri kosora filimi ziwe zose yamaze kuzishyira ku murongo icyo usabwa ni ukujya kuzireba n'iki noneho ayo ni amafoto yiwe yashyize hanze ya filimi ya sere ya 4 noneho muzikurikirane murebe noneho ibintu yakoze kuntu biba birenze ushobora kuba utararebye filimi ziwe ariko filimi ziwe zageze hanze nyinshi cyane noneho two n'uduce twose yagiye abashyirira hanze twose icyo usabwa ni ukora subscribe kuri YouTube channel yitwa Mayeri Kosora aha hantu hagiye gushya ayo ni amafoto yabo noneho bifotoye bamaze guhinduka amavapa ya sere noneho yamaze zimiriro none iri agapfukamunwa kari agapfukamunwa ntabwo nzi niyo nagataye ahubwo navuye mu cyaro none inzara igiye kunyikira nayo i Kigali none avuye mu cyaro yego iyo inzara izo kugaragura se byihorere rwose mfite inzara rwose ifite pasiporo yahagurutse n'indege rwose umva ufite telefone hari abantu muziranye kuri telefone ngo mbagwamugarire ndabazi rwose bagafirimbi n'abametere mabondo rwose nabo barahari rwose bose kana turebe satira rwose yakuntu bandwa nabo bamumagariye rwose bagiye kuzanyikira naha rwose okay noneho ndabona utabeshye njyewe ndi umukire w'ina ngiye kugufasha ndaje ngiye kuzanira modoka ngiye aho iparitse ndaje nyine we bugumye aho ngaho ndaje nzanira modoka yego rwose ngabera rwose igiye vuba rwose inzara igiye kunyicira nayo i Kigali mbaye gutya hameze rwose ntabwo nahagaruka rwose ubanguke we papa ndakwemera uyu muntu agafone rakamuri papa ejo nawe byari byanze utari nta n'agafuzanye njye guceceka ugenda n'amasahani wogesha uyu muntu se ko nyuma ndabona inzara mwinshi wamuha agafone kiwe akigendera mvuga mugabo nakumvise umunyamitwe ndana telefone izane vuba cyangwa ngiye mitunu ngende nkwereke ukuntu ngewe nyiri mu cyaro ukuntu nakoraga ngewe manze nkora kujya ukuntu uburozi bwanjye bwakora tebuka vuba zana hano vuba iyo telefone ndi wabuze ukuntu ubundi nyiri mu cyaro ubundi uburyo banyitaga waba ubizi neza njyewe nyiri mu cyaro banyitaga mitunu ubundi ngewe nshobora kwihindura inzoka cyangwa ihindura injangwe cyangwa ihindura imbwa ndaje ndakwereka uburyo mitunu nkora aratitira zana hano vuba zana vuba nameka telefone yanjye uzi uko yahise amuhindukana inzoka murebe namwe ati nameka telefone yanjye cyangwa nkwemeze urabona noneho ukuntu yahise aza ku kiryo n'iki ko nta kiryo agiye gutuburira abandi n'ujyamara kandi kiryo agiye agakota aba yateye icyawe ntako gutubura umukozi w'Imana kumbe yahise agonga wa musinzi muri karitsiye ni ugusinda gusa reba ukuntu mpinduye ibyawe ni ugukubita umugore no kwirirwa unywa inzoga gusa ni akabari katakuzi ubanza uri kanyamadeni uranywera ubuntu ubanza utabona nayo kunywera Mayeri mabere yanjye uko ubwo rudawirirwa wiratana aho ngaho umukozi w'Imana utubura umukozi w'Imana abaturage barajogoroda barupfumure kananakureke nigenge wabibona ahubwo yewe nzagukiza n'unyitwaraho neza iryo gondo gasahari tubura kandi uzaho ngo urwo rudawirirwa wiratana ngo bazarutobora ageze mu nsengero ari gutubura abanza ari mu butayu ariko ababore abature yagize ntako atagize rwose bazabugororera nimuture bazabagororera ibiryabarezi babifunguye nimuture izina rya n'utubari ibiryabarezi mu izina rya Yesu
Ndi mu rusengero ndaje. Izina rya Yesu abadayimoni bashye. Ndaje. Izo pere. Ukonono bari gutera ikorasa ryawe ni wabantu. Uje gutura nanjye bivuye. Unzu se uruko. Afite aleriji yo kujya mu nzu. Afite aleriji yo kujya mu nzu. Afite aleriji yo kujya mu nzu do. N'ubu mvuyeyo genda Igihuha. Mvuye mu ijuru n'abamarayika n'ubu mvuyeyo. Abamarayika ndababoyesha Nyagasanaha. Muzarimbuka. Avuye mu ijuru abonye abamarayika. Reba umuntu wagiye mu ijuru ariko do. Uretse mwibuke ntagashaka uyu mukobwa yinjira mu nzu aragira ngo amusore mu gipangu ikunda kurya ikibira ibiraha ndabikunda karabaye ibiraha birimo imyembe do eko mana ibiraha birimo imyembe tugenda ujya kubingurira igihuha igihuha agiye kumugura ibiraha birimo imyembe igihuha sha igihuha aho kiri hose do kobwa nawe wayo ntatekereza ubwonko wagira ngo butwara inyuma y'umutwe ariko nagaruka mbere byarindiye no kuva kare kobwa rero ntazi ko inkoko ngikomeza kwibeshya amabuno mpaka umuyaga uhushye ukavanaho ya mababi kabona udusigara rero bari kubura akantu k'umutuku mwabonye sawa ahantu handitse Mayeri Comedy hasi aho umuntu abanza gufunga igipfunsi gutya boss arabanza arabereka ubundi urabanza ukagira gutya boss nawe sinzi ibintu aba yacomye nimba ari ibicumucumu nimba ari ibibabi by'imyumbati nimba ari amakora y'amateke arya babyita yapu dore umwe yababwiraga ngo bakinga gutya do bari kumukubita nk'ingoma y'abaporoso kubitwa na korari y'abana n'iy'abakuru reka nari ariko mwana ni byafatira uko yahandi do bafite CV ihagije mu bujura kandi kaga kote watsindiye hahandi nagatsindira wewa kigoryi wewe kubita boss nta n'isoni nyagukubitwa na Miranzi ya Nyamonsi reka nari ubutumwa bw'isiha ko bete nzerereze yampaye kisho batarajya no kwiga ibaze noneho arozi gukubita bya oji uzagenda wenyine twebwe dusigare suko kegenda wenyine noneho mwebwe musigare akimenya amajigo amenyo Mayeri nimba ataje kunsutsu n'iki no gutotora mugani wa nuza sinzi terura imbeba ziragigira ziratongana sinzi n'iki yapu aramwirenza shenzi bapima habi kumbe Mayeri nimba avuye kujya rimwe twa bararumena bahita bikorera imbeba Mayeri nimba ataje kunsutsu n'iki no gutotora mugani wa nuza sinzi terura imbeba ziragigira ziratongana sinzi n'iki bake nta myaka 100 iki ndagisarura mu magara do kumbe inyuma ye kwe ni inkota n'urunyundo sinzi ni muri kubibona rata rimwe ibintu byabaye uburyohe umuntu yagutaramira mu gati Mayeri Comedy ariko mwebwe kuki mutari gukora subscribe cyo musanga no kubishakira kuri YouTube channel yitwa Mayeri Comedy hahiye ukanga inyuma yawe nanjye naje ngenda n'abatira bambona ubundi barajyana bivuze ngo hasigaye afande wenyine ahura n'amabanga fande
kwicwa n'ingumi zanyu reka nigendere. mukate ntagiye kwicwa n'ingumi zabo reka yikomereze ya mbere episode ya ubwo hagiye 11 kuza noneho subscribe kuri isere ya YouTube channel kane. yacu yitwa Mayeri Comedy. Ciao ciao bye bye tuzaremereza. Ibintu ni uburyohe na sere ya gatatu ngiyo yagezeyo. Ziratongana sinzi n'iki Barakwereka sere ya kane nayo uko yatangiye nuko nguko. Aha hantu noneho hagiye gushya. Iyi ni sere ya kane nayo uyu mugoroba muraza kuyireba irasobanuye. Barakwereka wa mugabo bita Kajarajara cya gisambo Oji Big Man nawe bamaze kumwigarurira, umwe mu ngabo za Mayeri. Barakwereka izindi ngabo za Mayeri yagaruye nshyashya akimara kwirukanka burya yahise azana izindi ngabo yamaze kuzipanga mu ishyamba bya danje. Barakwereka noneho sibyo n'iki ishyamba rya rindi Mayeri arimo bahise barishumika, abana bararitwitse byo byanyabyo. Dore umuriro nguhise unazamuka, ishyamba bararyokeje iyi sere noneho iraza kubitwika. Noneho bahokeje n'umuriro wazamutse, ntago ari bya bikabyo by'abasobanuzi. imibereho mibi twe twaraje gushaka amafaranga mwari yashyamba. Noneho nimba aba bantu Mayeri yazanye ari bubafate, barakwereka noneho bamaze kubafata tayari ngizo. Bya bisambo byari byarigize akaraha kajya he byamaze gufatwa muri sere ya kane. Wababonye abana noneho Mayeri yatumye ntibikoraho, ntabwo bikoraho.